Imana, ndi umumama, ndubatse, nkaba ndi gutanga ikaze kuri mwebwe bashyashya mutari mumenyereye iyi channel, haba ari mwebwe baje ubwa mbere, karibu kuri Birashoboka TV show. Mukande no kuri subscribe, mukore no kuri like, munasharinge bagenzi banyu. Naho twe tumenyeranye mwese ni karibu. Twongeye twagarutse, baza kugarukanye iki barayanjye garukanye plank, ariko umugabo wanjye ube hafi nawe bitabona bare naramuterese ngo aze kuri channel yeraga bikunda, ariko turi bwiyunge turiyunga nyuma. Uyu munsi rero umugabo wanjye yagize anniversaire, narebye mbona nta handi hantu namufatira, arabagateka mufatire kuri uyu munsi, wenda bizageza aho anamenyere nawe azageza, kuko kunshyigikira ko aranshyigikira, wenda gufata umwanya ngo aze nibyo bitapfa koroha. Uyu munsi rero niba ari agashya, nimba bisanzwe baratubwira, ariko kuri njye ni agashya, nawe birashoboka ko ari agashya. Uyu munsi nicaye ndatekereza ngo ese kubera iki twese anniversaire byabaye nka formule cyangwa byabaye nk'itegeko gukoresha keke. Ubundi keke ni iki mu kinyarwanda ku bantu babizi kundusha? Undi hari ahantu byanditse ko ari itegeko umuntu ngo utabonye keke ngo ntafite anniversaire ye? Cyambere si ibyishimo rata tuba dushaka twese. Ubu rero sasa uyu mugabo ari bari bugubite arumirwa, cyakoze ndabizi hari n'abandi bari bwumirwa, ariko mwihangane nyine ni show. Nanjye nyine nabitekereje byanjemo, nirinda gutekereza kenshi ngo bidapfa. Ubu rero uyu munsi sinzi niba muri kubireba ngiye kugukorera surprise ya keke ya kawunga hafi. Ibi bintu ntabwo bimenyereye. Uyu munsi rero murabizi mwese abantu bafite ingo, hari nk'igihe wenda nka famiye muba mufite crise ukagira nk'icyo muganira. Uyu munsi nabyutse mwiyenza ndamaze ati se turanywera turabizi gahunda zihari ni nyinshi, nta bintu byo guserebura. Ndavuga ko ari byo koko, uyu munsi nta bintu byo guserebura, kaniyakire nta kundi rero ngo turarira turaguma mu rugo, tuzayifeta turi mu bihe byiza. Ubu nyine yicaye azi ko nta gahunda na none ihari. Sasa rero iyi kawunga dutegereje ko aza, namara kuhagera ndahita mbwira abana, ni abana turi kumwe gusa nyine mu rugo, ndahita mbwira abana tumuririmbire abo rero tuzanye kawunga. Sinzi ngo arabifata gute, mbese nyine namwe dukomeze tubane mu birebe. Ubu nyine turamutegereje, ariko hagati aho ngaho yarambwiye ko agiye kuhagera iminota mike, turizera bahageze. Aho yarambwiye ni hafi. Hagati aho ngaho rero nabanje kuvuga ibintu byinshi, ariko ndabizi ko mubadukurikira hari ababa batameze neza, inshuti zanjye abatameze neza turabifuriza kumererwa neza, umwami Imana basange mumererwe neza. Hari abantu benshi bajya bambwira mu gikari ngo nzabazanire umugabo wanjye. Umugabo wanjye nyine ibintu bya YouTube ntabwo nyine abifollowinga ariko ndabizi ubwo naje buriya nawe azaza, ko turi umwe wenda azasiba kuzaho nkanjye, ariko azajya anyuzamo adusure, agomba kuza akadushyigikira. Uyu munsi rero twamufatiranya ngo turebe ko birya, ubwo nibimara kuvamo nyine tuzajya tunyuzamo tumuzabe. Uyu munsi rero ubu nyine tugiye gukoresha iyi keke nyine y'iyi kawunga,
tunamwereke ko nyine twabisemplife nyine byarangiye. Ubundi hamwe n'Imana sinzi ngo ni ryari, ubwo nibikunda uzongera muri indi video keke nayo yaje. Cyangwa nibitarakunda ubwo naho umwaka utaha cyangwa iya wedding anniversary, dore ko nayo iri hafi. Abadukunda rero, abankunda, abamukunda, mumwifuriza ibyiza. Mbese nyine wumva biri ku mutima. Ni benshi baduhamagaye, ni benshi banyandikiye kuri WhatsApp. Mukomeze mumwifuriza ibyiza, ko umunezero we ni wo wanjye. Sasa rero ngiye naribuze reka nkora aka introduction umwanya ataraza, noneho naza ubwo nyine muri bubone akavideo tayari nyine tumuririmbiye. Yaraje amaye baranambwiye ngo araje abana ngo bagiye kumukingurira. Ikintu ngiye gukora ngiye kugenda nyine tumusanganire kanya gato. Iyi kawunga ndabizi ntabwo abikeka, ngiye kuba nyipfundikiye ahantu mu kanya gato namara kwicara, ubwo nyine namwe murabibyumva. Mukomeze mube muguwe neza, ndaje. Baramutunguye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Daddy. Joyeux anniversaire, Daddy. Keke twateguye. Kare nkaho ari wowe wayi. Iyi keke se usanzwe uyizi? Iyi keke twateguye urayimenyereye cyangwa? Komore dakatika. Se. Uzana amahoro. Tuteka hasi nibwo Tuteka hasi. Happy birthday. Kandi rero meze neza. Meze neza. Babizi rero ko ibyo twapanze nyine uyu munsi nta bintu by'ibirori bihari. Niyo mpamvu nyine twakoresheje kawunga byakiri bike kubona iyi keke. Byakiriye ute? Nta kibazo. Urishimye se cyangwa urababaye? Ndishimye ko ndi kumwe n'umuryango, nta kibazo. Barishimye. Uyu munsi harya wujuje imyaka 5? nujuje imyaka 2. Wujuje 2? Aronsubiriza hano. Nujuje imyaka. Nujuje imyaka 5. Nujuje imyaka 5. Okay. Ubwo rero wagize kagira akantu hagati. Tano. Papa, wiga. Uramuganiriza Dadi rero, none se Dadi uramukunda? Wini, Dadi uramukunda? Uramukunda?
cyiza kimwifuriza ubuzima bwiza. Ngira ngo urahera kuri buri mukuru aho urugero abandi. Iri ni ijambo ni iryawe. ndashaka fanta. Ndaje mbaze. yabivuze Ba, uriya muto wawe yawunyweye. Nguzanire. Uwo musore rero. keke Urarya? Ngiye mu gikari, ngiye kuzanira akabebe cyo kunywa. Sheri. Enjoy. Muhane ku buzima bwanyu. Dade, ngahani muhane na dade. cheers Cheers. Cheers. Yeah. Apeti. Okay. ngafite neza Dade mutoya kabimufashije. Cheers. 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 Abana bari hariya nabo turaje tubakire cyangwa mujye mu gikari mujye kwiyakira. Ko nta kintu se wabwiye dade? Ni nta kintu wabwira dade se? Nk'umuntu wavuze ko umukunda. Ndamukunda. Aha. Tega amatwi umukobwa wawe. Kandi ndamwishimiye. Aha. Naye ndamwishimiye. Wow. Murakoze cyane ariko nawe yivugire nubwo ari akabebe atubwire uko abyumvise. Mbese nabaye umunyamakuru mbanaye musibira murabona bizoroha. Oye, Karame. wowe se dadi uramubwira iki? Ndamukunda mwifurije isabukuru nziza. Wow. Moyise ni umuntu w'umugabo. Uzi ijambo ry'abagabo rwose. Nanjye ndamwifurije isabukuru nziza. Wow. Bravo. Uri umuntu w'umugabo rwose. Ngaho ngera umuririmbire twumve. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. Bravo. Siko wakuze. Fata ifata yawe. Ifata ini yande. Yanjye. Fata ifata yawe. Iyi. Njyewe. Thank you. Cheers. Kabaye umusirimu. Ubu rero dadi simbizi niba wabibonye ko hariya hari kamera wabibonye ntabwo wabibonye ntabwo wabibonye Dode we. reba hariya Dode we. hanyuma wabibonye ndabibona nyuma yo kubibara se hari ikintu bikubangamiyeho utabimenye ngo wowe umugabo wanjye uvuga atanu avuze rimwe n'ibibazo akaba arumiwe kubera kumirwa hanyuma rero iriya kamera iri hariya nagira ngo impamvu nayishyizeho sorry ndabizi
cheers chérie. Cheers. Cheers. Ndabizi ko bitari kuzoroha iminsi mike tumaze dutangiye bagusabye ngo dusubire kuri birashoboka TV tubwira ko bitakoroha birashoboka TV show. Wow. Ubu rero uyu munsi niyo mpamvu twagutunze kamera tugutunguye tubabarire ariko turagira ngo usuhuze n'abakunzi bacu abakunzi ba birashoboka TV show. ndabashuje bakomere cyane turabakunda. Barakoze Nanjye bakora iki wasaba? ndabakunda. Wow. bakore subscribe Aha. na like. Abakunzi bacu mwabyumvise umutware wanjye yabashuhuje ibibazo byo ni ukubigabanya buri ibibazo byinshi tuzabibaza ubutaha abantu babona bakeneye kuzamubona ubutaha utwandikira ibibazo bumva twamubaza baba muzi n'abatamuzi tuzabimuhata ubutaha twamugaruye kuko kubata ibibazo ntabwo byakoroha. None se ariko akabazo k'amatsiko kuri uyu munsi w'isabukuru yawe iyo ugeze ni iki gihita kikuza mu mutwe? ikinza mu mutwe nta kindi ni ugushimira Imana first. Second ngashimira umuryango turi amahoro. Hanyuma no kumenya umwaka wundi ntangiye se ni iki ngamije kugira ngo nkomeze gahunda zo kubaho kandi neza nta kintu. Mu buzima bwawe se waba umaze hano ku isi ihangane nkubaze nk'ibibazo bitatu turi mu banyamakuru. wowe bimenyereza ko ejo dushobora kuzabazwa byinshi kurusha ni mu bitwemerera ariko mu buzima umaze kuri iyi si ni abahe bantu hari umubare w'abantu runaka wumva bashobora nko kuba baragize uruhare mu kubaho kwawe washimira kumbere kurusha abandi wenda uyu akaba ari wo mwanya ubonye wo kubashimira. Ndabizi ko abagize umumaro mu buzima bwawe ari benshi ariko byibura batatu cyangwa se niba banarenga nta kibazo twe turabemera. icyo ni ikibazo cyiza wenda ko barahari benshi ariko sindi bunafate lisite cyangwa umugire abo mvuga kuko byaba ari nka ni benshi nakavuze ariko iyo lisite yose ndi buyivuge mbese wirinze konfirima umunyamategeko ntabwo byaba ari byo barizi kandi baranahari. hari n'uburyo mbashimira byaba ari kubavugisha ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bagira kandi bitari bibi ariko lisite yo ntabwo bishoboka kuba na mansiyona nkavuga ngo uyu n'uyu 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 ni benshi kandi b'ingenzi barizi muri uyu muntu igikorwa nicyo gituma ashobora kuvuga ati ariko jyewe ndi classified ahangaha ndi mu bantu bashobora kuba bari mu murongo mwiza muri sosiyete. Rero barahari kandi ntabwo biba byoroshye gukorana n'urubyaro. inshuti zacu rero namwe bavandimwe bacu badukunda kugira ngo ku batari bazi umutware mwamubonye nta bintu byatari twateguye ni akantu kari simbole nyine ku buryo byibuze nazajya nakabona no kuri iyi cano azajya yibuka ati mu mwaka uyu n'uyu 2023 byagenze gutya mu rugo ku buryo uko iminsi yiyongera uko hazagenda haba ibitandukanye azajya yibuka n'iki gihe. ngira ngo
twamubaza ariko nyine mwabibonye ko batabizi ni umunyamategeko arayica roro abanyamategeko kandi abanyamategeko ubundi ngo mu bintu byose dukora hafi ya byose ngo bishobora kuvamo ibyaha urebye nabi iyi nyine amagambo ntabwo aba ari menshi murabyumva namwe ariko turanamushimira kuba yemeye kubana natwe nahise ko nubona kamera uhita wigendera God bless you mbonye ko burya na cya gihe kizagera twicare tutegurire tuganire cyangwa se n'abanyagiza banabaganiriza aricyo kiba kimuzanye shiri mwakoze cyane mwakoze namwe kuba mwanteguriye keke nk'iyi iya mbere ku isi hanyuma ku isabukuru yanjye ndabashimiye murakoze cyane innovation nayo ni agashya nasanze keke y'akawunga ntabyatari nyine muratubabarira ariko icya mbere twajya ngo twereke ko tukuzirikana ariko sinzi nimba ahandi bayikoresha ntabwo ibyanyu nibwo buri muntu uri inyoko y'umugani wa babandi cyangwa se buri rugo na forumire yarwo mwoze wenda none se iyi keke urabona dukomeje kuyikoresha mu mayuniveriseri yose tugira hari ikintu bibangamyeho cyangwa ni bwa mbere n'ubwa nyuma ntituzongere simbizi ko wenda ibi ngibi bizaguma hano ntaho muzabishyira ariko se iyi keke ko nzi ko tutaye keke twazibona nyinshi ariko nanone ubwo mwahisemo kawunga niyo nsanze nka keke mwateguye kandi ese sinzi niba ngucungira ijambo nta kibazo cheers akopa mu nzira sibyo nari ngiye kukubaza uyu munsi nyine ntabwo ibibazo byinshi ariko hari akabazo nari ngiye kubaza byabaye byinshi ntihangane nawe niba tukuboneye ese haba hari isomo ukuyemo hano muri iyi surprise ya kawunga cyangwa muri gukoresha iyi keke keke ya kawunga ikigaragara ni uko wenda muri sosiyete nyarwanda ni ngari kandi harimo yuko abantu bashobora kugira ubushobozi bw'iyi kawunga ariko ntibafite anniversaire igihari rero ni uko kuba batafita kubera kawunga ntabwo ari byo kuko ubu turishimye ndishimye ko nsanze umuryango aricyo wanteguriye ninjira mu rugo hari igihari ndetse na wa wundi kubera ubushobozi yaba azi buhari yakwishima kubera ko bamuteguriye keke ya kawunga kurusha uko anniversaire itaba ifite pari famiye ni byiza rero ko